ubu tuvugana bamaze gutombora Al Hilal na Rayon Sport bari mu itsinda rimwe ya gatatu. Singida na Simba bari mu itsinda rimwe rya kabiri. APR na Vipers bari mu itsinda rimwe. Turaje tubabwire updates nibirangira. Samir Silvestre Rio turamuhamagara atuganirize neza cyane. Ngira bagenda batombora bafata ikipe imwe ijya mu itsinda runaka bitewe niyo bazamuye bwa mbere. Iyo bazamuye bwa mbere yajya mu itsinda rya mbere, ya kabiri mu itsinda rya kabiri, ya gatatu mu itsinda rya gatatu, gutyo birangira ekipe ya Vipers y'Ubugande yisanze mu itsinda rimwe na APR niyo bazamuye bwa mbere. Hanyuma ikipe ya Simba yisanga mu itsinda rimwe na Singida, amakipe abiri muri champion imwe ya Tanzania. Mu gihe Rayon Sport yisanga kumwe na Al Hilal, abari muri sare bose bahita bikanga baravuga ati Rayon Sport igiye kubona igipimo nyacyo. Hanyuma mu ikipe ya gatatu yazamutse ni Jamus yo muri ni Gor Mahia yo muri Kenya. Abantu benshi bavuga ati nibyo tuzatwayibonye ikina na Rayon Sport muri Reyode, hanyuma tunayibona ikina n'ikipe ya APR. Hanyuma ikipe yazamutse bwa gatatu ni ikipe ya Jamus yo muri Sudani y'Epfo, basoreza kuri Taska ni ikipe ifite sekafa ebyiri bushize yatwaye igikombe cy'igihugu muri Kenya, bivuze ngo izahagararira Kenya mu marushanwa nyafurika y'abakipe yatwaye ibikombe iwayo. Bivuze ngo Rayon Sport iri kumwe n'amakipe abiri yose azakina imikino nyafurika. Hanyuma itsinda rya Port ya Risgen y'amakipe navuga kadakomeye cyane, ariho twasanze ikipe ya Garde Republicaine yo muri Djibouti isanze mu itsinda rya mbere rya APR, Vipers na Gor Mahia. Hanyuma ikipe ya Mogadishu City yo muri Somalia yisanga mu itsinda rya kabiri ririmo Singida, Simba, Jamus ni Mogadishu. Mu itsinda rya gatatu bahise bakiramo ino ekipe yitwa KVZ yo muri Zanzibar, niyo yatwaye igikombe cya shampiyona iwabo muri Zanzibar. Nguko uko tombora igenze, ni imikino izatangira ku itariki ya 24 z'uku kwezi. Uko bazakina format ukuniteye ni ugukina imikino y'amatsinda, hanyuma bamara gukina imikino y'amatsinda bakafata amakipe ayoboye amatsinda, ubwo zaba ari atatu. Hanyuma bakareba n'ikipe ya kabiri yitwaye neza kuruta ayandi, bagahita bakina kimwe cya kabiri kirangiza bazamuka bajya kuri finale. Samiri, dufasha nk'umuntu hari udukorere noneho analize ntoya kuri buri tsinda nuko uribona nk'umuntu usanzwe ubikurikira, ariko noneho like nyine uhere ku itsinda rya mbere. Hari iyi wenda iyije muri shampiyona imeze gutya, imeze gutya. Amakipe yacu mu Rwanda we nicyo kwitondera ni kimwe iki muri ritsinda. Ubwo ni Rayon APR ugenda tuganirira uyahuza n'amakipe ari mu itsinda ryayo. Minota nk'itatu yonyine irabibaye cyane. Mbere mu itsinda rya mbere ririmo amakipe atatu yatwaye ibikombe bya shampiyona iwabo kandi muri shampiyona zikomeye za hano hafi. Tugiye kureba ekipe ya Vipers y'Ubugande yatwaye igikombe cya shampiyona, ni shampiyona ari tight cyane. Na KCC yaragishakaga birangira Vipers igitwaye, ariko inirukana n'umutoza. Bivuze ngo ntabwo banyuzwe n'uburyo basezerewe n'ikipe ya Power Dynamos yo muri Zambia ibakuramo, kuko Vipers ni ikipe yiyumva nk'ikipe y'amatsinda ya CAF Champions League. Niba mubyibuka mu myaka nk'itatu ishize bigeze gusanga Mazembe iwayo bajya kuyisezera ari kumwe n'umutoza Robertinho. Ni ekipe ibara kujya mu matsinda, ni ekipe yiganjemo abakinnyi benshi b'Abagande badakunda guhinduka. Niba munakurikirana transfer z'Ubugande baretse kwakira rutahizamu w'umukongomani. Ni ekipe iri kwiyubaka, yazanye umutoza mushya umenyereye kano karere, barimo baraviza byinshi. Ntekereza ko aba basore ba Murindwa icyo baje gukora muri Sekafa ni nk'imyitozo ibategura kuzakina CAF Champions League. Iyo ni imwe mu ma ekipe navango akomeye, kandi niba duheruka no kuri amakipe y'Ubuganda yarutse kwitabira Sekafa. KCC yaje hano 2019 ikoresha abakinnyi bakiri batoya cyane, baraniwe kero bari bakiri abana bakiga za segonderi, abitwa Basadati Anaku, bari abakinnyi bakiri batoya cyane birangira batwaye igikombe batsinze amakipe atandukanye hano mu Rwanda. Na Vipers ni imwe mu ekipe aruta ko yatwaye kino gikombe, ariko nanone ku mutoza ubizi neza ko birukanye umutoza watwaye shampiyona, arabizi neza ko agomba gukora resultat nziza zishobora kuba zamutwara no mu mikino nyafurika. Afite icyizere kuba wafana b'ikipe ya Vipers. Hanyuma ikipe ya Taska ni ekipe itari herutse ku ruhando mpuzamahanga, ariko kimwe mu bintu biyikomeza ikipe ya Gor Mahia ni ekipe itwaye igikombe cya shampiyona, iyitwaye kabiri kikurikiranye. Ubushize yaragitwaye birangira idasohokeye igihugu. Umwaka wari wabanjirije ushize mbere yuko polisi igitwara, yaragitwaye birangira idasohokeye igihugu kubera amadeni n'ibindi bibazo by'amaritije byarimo. Ariko ni ekipe imaze iminsi iri hafi na hafi, ariko gusa ikibazo kirimo yagurishije bamwe mu bakinnyi bayo beza. Umwe mu bakinnyi bayo beza wabaye n'umukinnyi mwiza wa shampiyona ya Kenya bamugurishije mu ikipe ya Rimereke. Ntekereza ko nabo baracyafite ekipe yabo, ariko still nabo bafitemo ibyo kunoza. Ntekereza ko bo tuzanabareba ku itariki 18 bakina n'ikipe ya Rayon Sport muri Reyode.
nekereza ko nimwe mu ekipe nayo yatanga challenge cyane ko Gor Mahia nubwo yahindura abakinnyi nubwo yagira gute nimwe mu ekipe meza muri Kenya navuga ko ari nayo ekipe ya mbere muri Kenya ikagira na style y'imikinire y'abanyakenya y'imbaraga nyinshi kandi nabo bifuza kugaruka ku ruhando mpuzamahanga ekipe ya IPRS ubwa mbere bagiye gukina bigeze kwisezerera muri conditions zigoye mu gihe cya Covid abantu benshi barabyibuka iyi Garide ntabwo nakirirwa nyitindaho ekipe yo muri Djibouti wenda icyo yakora kwaba ari ugutsindwa bike sinyibona nk'ikipe ya challenge muri iri tsinda itsinda rya rero izo ni ziri kumwe na APR mu itsinda rya mbere yego ubwo no kwitondera Vipers na Gor Mahia nk'amakipe yatwaye ibikombe bya shampiyona nkuko na APR yagitwaye mu Rwanda cyane unyarutse ingingo ya kabiri iry'abatanzania ryo sinirwa nditindaho reka nigire ku itsinda rya gatatu ririmo Rayon Taska ikipe ya Hilal nta kintu nirwa nyivugaho abantu bose abanyarwanda barayizi ikiniye hano ni ikipe ishobora kwara inyamakipe abiri igatwara ikagera muri za kimwe cya kabiri kimwe cya kane kirangiza cya Champions League yatsinze za Mamelodi tureba n'andi makipe atandukanye nta bintu byinshi nirwa nyivugaho ekipe yitwa Taska kimwe mu bintu Rayon Sport ikwiriye kwitondera irimo abakinnyi benshi n'abatoza bayinyuzemo umunyezamu Pavel Nzira akina ikipe ya Taska abanje mu kibuga ikabamo n'umutoza Julien Mete watoje ikipe ya Rayon Sport bakaza gutandukana bitameze neza bivuze ngo na abantu babiri bazi ikipe ya Rayon Sport guhera ku mutoza Julien Mete ndetse kujya ku munyezamu Pavel Nzira kongeraho ko n'ubundi iyi kipe yatwaye igikombe cy'igihugu muri Kenya ni ekipe yatsinze amakipe atandukanye ko finale yatsinze ikipe ya Police bivuze ngo nimwe mu ekipe navuga nayo abantu bagakwiriye kwitondera ikindi n'umupira wa Kenya w'ibibaraga w'abakinnyi baba babizi neza ko bakeneye kwigurisha nayo ni ikipe izasohoka ekipe isanzwe ifite amateka ni ekipe yatwaye kino gikombe inshuro ebyiri ni ekipe ntekereza ko nayo izatanga challenge ikipe ya Rayon Sport ntekereza ko abareyo bagiye kubona challenge nyazo gukina n'ikipe ya Hilal gakina n'ikipe ya Taska irimo abo bambawoma bazi champion mu Rwanda n'abajiriye Mete ndetse n'umunyezamu Pavel Nzira ntekereza ko Rayon Sport izabona challenge ya nyayo ikibazo cya nyuma bababwiye yuko ubwo gukomeza mu itsinda ubwo harimo best loser kuko niba amatsinda ari atatu bazazamura amakipe gute kugira ngo binjire mu yindi round nyine abazasohoka mu itsinda ni bangahe bazazamura ikipe ya mbere yayoboye itsinda iyo ni imwe ifite ticket direct ijya muri kimwe cya kabiri ubwo ni amakipe atatu bafata amakipe ya kabiri yagize amanota menshi kuruta ayandi best loser ubwo ni izava mu makipe yabaye ya kabiri oya no bazazamura abiri abe atandatu bazazamura imwe bazakina kimwe cya kabiri nta kimwe cya kane kizabamo ntabwo bazakina kimwe cya kane wapi aya makipe ya Kigali rero yitonde cyane hano ashobora no kwikura ni demi finale gusa ni demi finale gusa nango bazava mu matsinda bahita binjira demi finale kimwe cya kabiri direct nango bazafata ikipe ya mbere muri buri tsinda noneho bafata amakipe yabaye ya kabiri batoremo imwe yagize amanota menshi kurusha izindi muri itsinda rya APR ririmo Vipers Gor Mahia iri tsinda rya Rayon Taska rirakomeye mfite ubwoba ko ya makipe yacu hano umwe ashobora kuviramo ntarenga kosa harimo na best loser ntabwo widutera n'ubwo oya best loser n'umwe ni babiri n'umwe ntabwo ivona mwumvije aya ni amakipe atatu agomba kuyobora itsinda kandi uwa mbere wese hano arajya muri semifinals yes so they are only getting one best losing team kandi iyo sport igomba gufatwa n'ikipe imwe wibuke ko group of death kwa Rayon second group of death kwa APR aha Simba iratambuka yonyine nta muntu ibyigana nayo ahubwo ikiguzetsa nuko ekipe nka Singida ishobora kwisasira Mogadishu City ikisasira na Jamusi ukabone twaye uwo mwanya ko yaseka figoranye yiba hazamukaga ebyiri harimo amakota final sava hano ni ukuvuga ngo buri kipe ifite imikino itatu yayo aho kanguha urugero nka mace mu itsinda C mace ya mbere byanze bikunze uko babiri bikore buriya Hilal irabanza ikine na KVZ Rayon ikine nande na Taska iyi match ya Taska ya mbere nka Rayon Sport kibeshya ukayitakaza banzo bare ko 50% birangiye murere igiye mu itsinda ry'urupfu rero sibyo banzo here muri APR hariya hejuru APR Vipers Gor Mahia APR ishobora gutangira ikina n'iri ya Garde Republic
ifo kubona ayo manota ku buryo match ya kabiri iri bukine n'imwe muri ziriya sibyo imwe muri ziriya kuko hano nabibonye amanota 5 6 nibwo wagenda ibyane nabyo ntibihagije ariko mfite ikibazo ni ku byo muri makonsobanura bya best ruza wumwe ese ntibaza gukenera 8 oyi these groups buri kipe ifite imikino 3 iya mbere mu itsindira iri karifiya semifinal ariko niko n'ubushize byari none se amatsinda 3 baraba buri kipe imwe ngo semifinal yuzure so barayishakamo muri best loser ubwo urumva nge narindimo nibeshya ndi muri za kota final oya nta kota final ihari semis niko n'umwaka ushize byari bimeze muri Dar es Salaam ntago nabeshya ndumva bibiye oya ntago bibishye kuko iyi mikino na time biyo igomba gukinwa kandi ni match 3 Desire waramutse David urumva so itsinda A APR Vipers Gor Mahia na Garde Republique kuva muri Djibouti itsinda rya kabiri ni Singida kuva muri Tanzania Simba ya Tanzania Jamus ya South Sudan na Mogadishu City murabyumva iyo ngiyo niyo muri Somalia itsinda C ni Al Hilal ya Sudan Rayon Sport yo mu Rwanda Tusker kuva muri Kenya na KVZ kuva muri Zanzibar yego nari mpari niyo matsinda 3 agomba rero guhatana kuri Simba beshye irushanwa mpuzamahanga rivuyemo quotas abantu bakava mu matsinda bahita bajya semis okay ni ikibazo cy'umwanya byakumvikana aho bigeze niki ariko hari burudani ibigendeye oya buriya nuko wenda urabona buriya turi ntuza iyi systeme niyo bakora kubera igihe cya Sekafa no muri Tanzania match murazireba kandi mukaryoherwa pe kuko hano harimo fixtures za match zigira nko kuri enye ziryoshye ikindi ngewe ndabona ari forma izanatanga na competition ni ukuvuga nyine Desire ni match igomba gukina uwa mbere akabona iyo qualification kimwe cya kabiri kirangiza bizongera competition mu matsinda ega naho watahira mu matsinda match 3 muri pre-season ntabwo ari nke match nkiza 3 muri pre-season akaba ari nkeya amakipe yari 12 wenda iyo tubona amakipe 16 byari kuba bimeze neza wenda tukabona iyo quarter finals ariko ari amakipe n'ubwo buse ko habaye iyo bwabaga ejo sibwo Hilal yikuyemo Sekafa ibi contacts Tusker niratangira imyitozo batangiye uyu munsi nibwo bahamagaye abakinnyi babahamagaye baratangira imyitozo ku wa mbere Erimereke ubwo abakinnyi ba Tusker bazaza baragaruka bavuye mu biruko ku wa mbere bitegure bahite baza i Kigali gukina Sekafa Kagame Cup ako rero sinzi ari amarigo burya akora ibyabo wambwira gute kugira mu kwa karindwi kifite ibyo ukina ndabeshya isi yose basoje bati nka Tanzania ngo nta n'icyumweru cy'ibyumweru 2 basoje baba bakuriye baratinze cyane ubona karandire yabo za Kenya nabo njyembamo na harimo uburyo nabo bafite ukuntu imikino yabo bayisubika abami ibirarane byinshi ibirarane bagafasha ya makipe yabo nsubikira 2 barasubika kuko amakipe y'abakina amatsinda agira gute amatsinda se hano Hilal ntiyabitweretse uko bigenda nizere ko izaduhagararira hano Rayon Sport na APR nta bintu by'ububaru mfite urugendo muri Côte d'Ivoire mwe munsubikiye ubwo ni ukuvuga ngo niba ari ibyo bazasubikira amakipe shampiyona y'abasi uzi ko ari aho Hilal hano yakinaga na mbere igakira batuzanira mutuzanire match ntago vuga ngo mutuzanire twarebaga match ya Hilal kuwa kabiri ifite indege kuwa gatatu kuwa gatandatu igakina ikagaruka igakomeza imikino bijyara Hilal yakoze ntawe uzobikora ntawe uzobishobora ninde utabishobora kubera iki batabishobora buretse rero nkibwirire Desire kuri iyi federation nabonye nta kitazashoboka ibi ndabikubwiye noneho hari umuntu n'uwatweretse ko bishoboka buriya rega iyo nta rugero ruhari rwatanzwe ushobora gutinya kurutangiriraho ariko iyo rwabayeho nakubwiye ngo ejo bundi warabibonye ngarura kariya kantu ka ferwafa kamwe k'amabwiriza ari hariya navuganye n'abayobozi b'amakipe baravuga bati reka bibe twari tubikeneye kandi tubikwepa
urumva ayo magambo ni umwe wese wambwiye ati reka bibe twari tubikeneye tuzi ko tubikeneye kandi ku rundi ruhande tubikwepa ibiki kugira ngo tujye kuguha lisansi yacu dore nibi banze kubiterurira icyarimwe ngo babizane ngibi iriya hariya ko nabonye ari byinshi jado bijya nta nubwo byuzuye ntabwo byuzuye bagerageje ngewe ariko ntabwo byuzuye ariko ibyangombwa birimo pe nibyo nkubwira ariko umuyobozi umwe yambwiye ati reka bibe igihe cyari kigeze ko biba biri tumaze ubuzima bw'umukinnyi asiranse ye kuba waramwishyuriye lisanse ye ndekera kuba kontara ye iri notifiye kandi iriyo bafite kopi sawa noneho ubundi dore ikibazo cyagoranaga muza kudutura induru zanyu ngo mwapfuye ibingibi n'ibiki wowe depara ubundi mwemeranyijwe ibiki mwebwe twari duhora urakoze so bijyane kwa noteri ahubwo Ferwafa yari yaratinze mugabo mieux vaut tard que jamais ariko birasaba ko Ferwafa yongera abakozi birayisaba abakozi iba amakipe y'Inyarugenge controle nicyo kintu cya mbere gifasha amagaju amanuye myugariro w'umunya-Nigeria avuye muri ekipe yamanutse mu cya kabiri mu Burundi avuye muri garage express yamanutse mu cyiciro kabiri mu gihugu cy'u Burundi avuye mu garage miliyoni 2 amagaje arahita azimwishyura amagaje ya Canisius amanuye nabonye abakinnyi bose bamukura yabamaze none bamukurikiye ubu mu by'ukuri tugiye kuvugisha ukuri mu bintu bitabuze muri iki gihugu kabamo ba myugariro sibyo wabura n'umukinnyi utira amagaju ko yamanuye undi wa kabiri abadefenseri babiri b'abanya-Nigeria ibyo byihorere ibyo ni ibisanzwe nta gishya kiriyo ahubwo dusubire kuri izi ngamba nyine zijyanye n'iki yaba ari ukwiyandikisha kw'abatoza twarabivuze tubasaba kuzamura igiciro ku banyarwanda hariya nta bihumbi 5 by'umuntu w'umunyamwuga hafi ibyo ni ibiki ariko umukinnyi amafaranga yo kwiyandikisha umunyarwanda ibihumbi waya ntabwo bihura ni kwa cyucyuri se tugiye gukina nako ntabyemera kwa cyucyuri n'ibihumbi 10 ntabyemera waya kwa cyucyuri ni 10 waya ntabwo byemera hafi biriya byo ntabwo ari byo make niba banda ari miliyoni mu rwego rwo gufavoriza abanyarwanda niba banda ari miliyoni 2 ni nka 5 wenda niyo wata umunyarwanda uri bukine tangira ubashyiriro wenda 200 ariko hari amazero basimbye yego ntacyo amazero abiri batanditse basimbutse ibitaro ntabwo bitanu pepe rescription muri ligue pro champion ni pro kwandikisha umukinnyi wawe ugiye kugira gute 5,000 hano Ferwafa ibyo nta kibazo byo byanze bikunze ubwo nibi bikomeye bigerwa ariko icyanshimishije sibyo amasezerano na noteri ibi yo gutiza abakinnyi babihaye umurongo ni 3 bava hamwe sibyo ibintu bijyanye n'iki igipapuro cyerekana ko yasuzumwe ubuzima na assurance medicale assurance cyane ku mukinnyi ntabwo tuguha lisansi yacu tujuje ibyo bintu iki cyo ni ikintu gikomeye kandi nanavuga ni nagishya muri competition yacu mu cyiciro cya mbere ku mukinnyi uyu munsi afite ubwishingizi bwo kwivuza hanyuma bari abakinnyi bamaze gupimwa ubuzima bwabo buzwi neza bakajya bagira abo batunguramo bakagira ibindi babapima noneho bikaza bigahura na dopaje okay aho ibintu birimo nakubwiye hariya mu biro ku makuru make mfite sibyo iyo ababa muri FA bamanuka bakabwira ababa Kimihurura muzi ko ntuziba Kimihurura Rwanda Premier League urumva Desire bari abantu kugira ngo uzaze ubaneshe ku byemezo byabo sinzi aho uzava bitwikiriwe na ministeri yabihaye umugisha hari ahantu nzi bakora entrenoma iriya gahunda yo gutungura abantu kazuka bapima batazanye abaganga bakazana n'abapolisi hari abatahana amaguru bari bazahije n'imodoka hari umutoza ejo bundi wambwiye twahuriye kwa Kicukiro aravuga ati iki kintu cyo gutungura nabyo aranyemerera arambwira ati abakinnyi bacu byo David niba ari ikibangamye n'ibiki ibi byose bazabibona ariko gahunda yo gutungurana hanze ahangaha mu matwi y'abayisereri akantu ko gutungurana erega niko zino antidoping bakora mu mategeko ya ntuze ya antidopage iyo bashatse iyo bagutunguye ukanka
bagukonsidera nk'uri iyo positive. ni confirmation ibyo ngibyo birazwi. ibyo ndizera ko shampiyona ijya gutangira cyangwa aba babwiriza amakipe yabibwiye abakinnyi wanze bagufata nk'uwagize gute nk'uwo basanze waranyweye ibyongera imbaraga. ibyo ngibyo byo bazabamenyera. ibihano birazwi no ku rwego mpuzamahanga twagiye tubigarukaho. Rio Ferdinand nicyo burya cyamuhagaritse za 2-2-2-3 ngira ngo cyangwa 2-1-2. ariko tugarutse ku isoko aho twahereye nizere ko dukunda umupira iyi mikino ya Sekafa tuza kwitabira pe. Dushyiremo ikinyuranyo kuko nk'abanyarwanda tuvuga ko iri rushanwa rifite izina ry'umukuru w'igihugu cyacu muri ryo uburyo risiba, uburyo rikererwa, uburyo ritari consistent bitubera ikibazo. uwaprofita ryaje iwacu ko naho ritahaherukaga Sidike tugatanga impamvu niba abandi byabananira yajya ryizirino yaheruka ngahanya 2019. oya ijade ibyo uvuga nibyo uhatanga impamvu yuko niba bumva bo ku ruhande rwabo tukabereka uko intama zambara cyane kuko aya amakipe abyibushye kurenza ayandi yahandi wacu mu gihugu APR na Rayon Sport amatsinda barimo rwose aratugarantisa imikino iryoshye. Rayon Sport ari Hilal, Rayon Sport Taska, iyi ni match. APR Vipers, APR Gor Mahia, izi ni match. ariko KVZ kuyiza izi ni match. Simba Singida abatanzania ni mwanga igihugu bazakiyuzurira intuza stade bazayiyuzurira. Simba Singida match yabo yabereye aha ngaha. Jamus stade zuzura aba South Sudan. Reka ntuza hariya buretse gatoya bakore bukangurambaga bwiza cyane maze urebe ko ku munsi wa Jamus izaba yakinnye Gisozi hazaba hari abantu bake mu murenge wa Gisozi. Murenge wa Gisozi n'uwa Remera hazaba harimo abaturage. ariko utavuga abasomali bari hano bashaka kureba Mogadishu yabo hano naho ko ari abasomaliya benshi. Sidi trust me abanya South Sudan baje inyuma y'ikipe yabo hano izi stade ntoya zacu tuvuga izi za KPS na za wabureba abanyasudani benshi. ikintu kimwe gihari amakipe yacu tubyemere yaguye mu matsinda akomeye, matsinda y'urupfu. ariko hari icyo ano makipe yacu arusha andi makipe asigaye 10. Desire ni umufana wa APR Football Club uyu munsi afite impamvu izamuzana kureba ino mikino kuko ekipe ye afite amatsiko, afite inyota yo kwibona. Ekipe ya APR yari yubatse, ifite abakinnyi benshi beza. Umufana wa APR mu by'ukuri avuga ati reka nje kureba abakinnyi, igipimo cy'abakinnyi banjye. Gukina na Vipers ni test kuko iyi Vipers on sait jamais arije mu kwezi kwa 8 wayitombora. Ese uyitomboye wayikuramo? Ese Gor Mahia APR wongeye kuyitombora nyuma y'imyaka 6 warayitomboye cyaje 2020 kagukuramo uyu munsi igipimo kimeze n'utayitsindira mu rugo uzitega kuzoyitsindira iwawe wayitsindira iwawe. Rayon Sport de même umufana wa Rayon Sport arimo arabona uburyo akazi ubuyobozi burimo burakora sofa binjizamo abakinnyi bubaka ekipe muri rusange kugira ngo yitware neza. So kumubona kuri Hilal ni igipimo. Hilal nse jamais uyitomboye se ikintu kikomeye mbona no makipe yacu shadazatsindisha cyangwa zakushoboza yangaya wenda reka ndeke gutsindisha ni umukino wa 12. ngewe Sidiki ibyo mbwira APR imbere ya Vipers, APR imbere ya Gor Mahia, APR imbere cyangwa wa Rayon Sport imbere umufana ngenda birebera muri lisansi. Niba uri APR Football Club ukaba ugiye gukina Champions League, niba ugiye ukenyereye kuri match ya Vipers na Gor Mahia waharenga ubwo wahuye n'izirenze izo match 3 niziguherekeze. Niba uri Rayon Sport ugiye muri Confederations Cup, niba wahuye na Al Hilal ukaba wahuye na Taska wabishobora ukarenza aho ngaho ukajya gukina n'izirenze waharenze kenyera kuri izo ujye gukina Confederations Cup. Si bibi icyo nicyo ndebamo rwose. Mufite n'abakinnyi bashyashya mu bagerageze tunareba ariko ibikura nkota tubibona turebe angaha ni test. Buriya Jada bivuze neza kubona iki gikombe citiriwe perezida w'igihugu kigaruka ngaha muri kino gihugu kikaza ekipe tubona ko ziko ziratera intambwe ije imbere yo gukomera, tukabona yuko iyi competition isa niyari yarataye agaciro. Uno munsi mbunyize ekipe 12 zitabiriye nkabona amazina ari muri competition, ndavuga nti kameme biriko biragaruka biko biraza ko biko biraza. Rero izi ekipe zahi wacu tuzishigikire koko tuje kuri stade abantu babone ko Sekafa yagarutse mu gihugu. Kuko kera naho mbona Sekafa ije mu Rwanda kuhava byari bigoye cyane
aperi sekafa eshatu ifite zabereye mu Rwanda nabone bashyira ingufu muri promosiyo bafite umwanya urahari bashyira ingufu muri promosiyo tombora bayikoreye igihe gahunda zose rwose ndabona nta kibazo ubwo rero nibashyiremo ingufu naho kwitabira kuri sekafa hari impamvu yo kwitabira ziriya mace ni nziza pe ziriya mace ziraryoshye rwose ziraryoshye pe urumva stade ni Pele Stadium ndetse na Stade Amahoro aryoshye kandi nizo zizajya ziko oya hano hari match zabera kuri Stade Amahoro ikajyamo abafa Rayon Sport irari jembona kuri Stade Amahoro match za Rayon Sport na APR zikwiye kubera ku Mahoro APR Vipers ariko hari ikintu dusaba leta ni match yabera cya APR Gor Mahia reka nkiprofitire rwose gisabe leta muri stade zose zo mu Rwanda zifite akamaro niki ariko bifite inyungu ku Rwanda nk'igihugu cyacu kuba stade ya Rubavu yabiri kuri standard mpuzamahanga kandi mu buryo budasubirwaho pe bifite inyungu nyinshi cyane ubundi areba nk'iri tsinda rimwe ari bishoboka riri nk'irubavu muri iki gihe muri isama rindi kajihuye rindi kagumi Kigali byaba ari ibindi ubu ariko na stade burya huye ntago yagwa ibyo Rubavu yagwa anterme y'igihe nk'iri tsinda wakubita nk'irubavu itsinda rya Rubavu ufashe itsinda rimwe muri aya ngaya arimo amakipe yo mu Rwanda ukayishyira nk'irubavu Rubavu imeze neza wabureba sidi wabureba oya habari ambiance muri kino gihe birumvikana cyasama habari ambiance n'ibyiza gusa ariko nabonye etayire ya stade turayirebera kuri ariko ni stade nayo yangiritse no kuba lokale ntago ikiri lokale yarangiritse bikomeye no kuba lokale ntago ikiri lokale oya biragoye pepepe nabonye stade yahuye isanzwe yarubatswe nabi kuko abantu barebera umupira ubusa yongeraho noneho ko nibyo byubatse nabi byashwanyaguritse aho ahubwo urumva ko abandi bo kunenga nabubatse zira stade zo muri turere dutatu tw'Uburasirazuba koko murubaka stade itakwakira sekafa yatangiye kwenderanya David ndumva amasegonda aho niyatugeranye